Mwiriwe neza, tubahaye ikaze ku Muhanda Academy. Turagarutse tugiye gukosora ikizamini cyakozwe uyu munsi. Gukosora ibizamini byinshi byakozwe bikongerera amahirwe yo gutsinda ikizamini cyawe, kubera ko uba uzi neza uko babaza kandi ibibazo bigenda bibazwa bigenda bigaruka. Niba wageze aha ngaha, kanda kuri subscribe kugira ngo amasomo yacu ajya kugeraho buri munsi. Dukosora ibizamini bigenda bikorwa buri munsi, ndetse tugenda dushyiraho amasomo yagufasha gukora ikizamini ugatsinda. Kanda kuri subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi. Nusoza gukosora iki kizamini, cyaba gikurikiyeho no kwisuzuma wisomera wihitiramo igisubizo cy'ukuri. Urajya kuri Google wandikemo umuhanda wacu akadomo.com. Tugiye gukosora ikizamini cyakozwe uyu munsi. Turakosora ikibazo ku kindi, tugaragaze igisubizo cy'ukuri, tunakosora amakosa akunze gukorwa mu guhitamo ibisubizo by'ukuri. Nyuma dusoje gukosora iki kizamini, nibwo urajya kuri Google ubundi wandikemo umuhanda wacu akadomo.com, ubundi wimenyereze uko ikizamini gikorwa mu minota 20. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe mu kizamini cyakozwe uyu munsi. Mwibutsa ko ushaka ko tukwigisha amategeko y'umuhanda mu gihe gito mu buryo bwihariye kandi ukajya gukora ikizamini ugatsinda, watwandikira cyangwa se ukaduhamagara. Nimero yacu ni 0786 61 05 077, ndetse nawe wifuza ko tugufatira kode yo gukorera ikizamini icyo ari cyo cyose, watwandikira cyangwa se ukaduhamagara kuri iyo nimero. Ikibazo cya mbere. Ikibazo cya mbere, iki kimenyetso cyaka kinyemerera gukomeza. Twitegereze neza, dufite itara ritukura ryo muri feruje. Ese iryo tara ritukura ritwemerera gukomeza? A, yego. B, yego ariko utanga inzira ku banyamaguru. C, yego utanga inzira ku bandi bayobozi b'ibinyabiziga baturutse mu kindi cyerekezo. D, oya ugeze muri feruje ugasanga harimo itara ry'umutuku rikwemerera gukomeza. A, yego. B, yego ariko utanga inzira ku banyamaguru. C, yego utanga inzira ku bandi bayobozi b'ibinyabiziga baturutse mu kindi cyerekezo. D, oya. Igisubizo nyacyo hano nta kindi ni D, ntabwo wemerewe gukomeza. Itara ry'umutuku rirakubuza kurirenga. Ntabwo mu gihe usanze muri feruje harimo itara ry'umutuku, ntagomba kurenga ku murongo wo guhagararaho umwanya mutoya. Igisubizo nyacyo rero ni D, ntabwo ritwemerera gukomeza. Ikibazo cya kabiri. Ni icyapa gifite ishusho y'uruziga kikagira ubuso bw'ubururu, ikirango cy'umweru. Iki cyapa gisobanura iki? A, umuvuduko ntarengwa wa kilometero 30 mu isaha. B, iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. C, iherezo ry'umuvuduko muto utegetswe. D, umuvuduko uri hejuru ya kilometero 30 mu isaha. Iki cyapa kivuga iki? Umuvuduko ntarengwa wa kilometero 30 mu isaha, iyo ni A. Iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe, iyo ni B. Iherezo ry'umuvuduko muto utegetswe, iyo ni C. D, umuvuduko uri hejuru ya kilometero 30 mu isaha. Igisubizo nyacyo nta kindi ni B, ni iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. Ahantu hose ubonye iki cyapa kiba ni icyapa gitegeka. Icyapa gitegeka kiba kigutegeka gukora ikintu cyerekanwa n'ikimenyetso kiri muri icyo cyapa. Iki cyapa rero kitanyujwemo uriya murongo kiba kivuga umuvuduko muke ntarengwa utegetswe wa kilometero 30 mu isaha. Bivuze ko we nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ugomba kugendera hejuru y'umuvuduko wa kilometero 30 mu isaha. None iyo bakijemo akarongo biba bivuze iherezo ry'ibyo cyerekanaga. Niba cyerekanaga umuvuduko muke ntarengwa bakanyuzamo umurongo, ubwo ni iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa wari utegetswe. Igisubizo nyacyo cyari B. Ushobora kwibeshya ugasubiza C, uvuga ko ari iherezo ry'umuvuduko muto utegetswe, hagomba kuzamo ijambo ntarengwa. Ni iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. Igisubizo nyacyo cyari B. Kakomeje n'ikibazo cya gatatu. Uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza babwita A, feri y'urugendo. B, feri yo guhagarara. C, feri yo gutabara. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hari uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro mu gihe feri idakora neza. Ubwo buryo babwita ngo iki? Ese ni A, babwita feri y'urugendo. Ese ni B, ni feri yo guhagarara. Ese ni C, ni feri yo gutabara. Cyangwa igisubizo ni D, muri ibi byose nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kuri iki kibazo cya gatatu, igisubizo nyacyo nta kindi ni C, ni feri yo gutabara. Ni ukuvuga ngo uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro mu gihe feri idakora neza babwita feri yo gutabara. Tugira ubwoko butatu bwa feri. Tugira feri y'urugendo, ni ya feri dukoresha buri munsi kugira ngo tugabanye umuvuduko cyangwa se duhagarare uko ikinyabiziga cyaba kikoreye kose, ahantu hazamuka cyangwa se hacuramye. Iyo tuyita feri y'urugendo, ni ya feri y'ikirenge. Feri yo guhagarara umwanya munini ni ya feri twita feri yamu. Ni ya feri ushyiramo iyo uhagaze umwanya munini. Noneho
feri yo gutabara ni feri ikoreshwa mu gihe feri y'urugendo idakora neza. Igisubizo nyacyo hano, uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri y'urugendo idakora neza babwita feri yo gutabara. Twakomeje n'ikibazo cya kane. Ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana, igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira: a metero 3, a iby'inyuma metero 3, b iby'imbere metero 2.70, c a na b ni ibisubizo by'ukuri, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana, igice kirenga ku biziga gishobora kurenza ibihe bipimo? Ese ni a ni iby'inyuma metero 3, ese ni b ni iby'imbere metero 2.70, ese ni c a na b ni ibisubizo by'ukuri, cyangwa igisubizo ni d? Muri ibi byose nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kuri iki kibazo cya kane, igisubizo nyacyo nta kindi ni b, iby'imbere metero 2.70. Iyo tuvuze igice kirenga ku biziga, kuvuga ngo uvuye ku biziga cyangwa se ku mapine, ibiziga n'amapine, ku biziga by'imbere ukagera ikinyabiziga kirangiriye imbere, icyo gice ntabwo kigomba kurenza metero 2.70. Naho uvuye ku biziga by'inyuma cyangwa se amapine y'inyuma ukageraho ikinyabiziga kirangiriye inyuma, icyo gice ntabwo kigomba kurenga metero 3.50. Hano rero igisubizo twari dufite cy'ukuri cyari kiri muri ibi bisubizo ni b, ivuga iby'imbere ko bitagomba kurenza metero 2.70. Iki cyapa gisobanura iki? Twitegereze neza icyo cyapa. Gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru ndetse n'ikirango cy'umukara. Iki cyapa gisobanura iki? a umuhanda wubatswe nabi, b agacuri kateza ibyago, c umuhanda utaringaniye, d akazamuko gahanamye. Ubonye iki cyapa imbere yawe cyaba kikubwiye iki? Ishusho ni mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru ndetse n'ikirango cy'umukara. Ese ni a ni umuhanda wubatswe nabi, ese ni b ni agacuri kateza ibyago, ese ni c ni umuhanda utaringaniye, cyangwa igisubizo ni d ni akazamuko gahanamye. Kuri iki kibazo cya gatanu, igisubizo nyacyo ni b, ni agacuri kateza ibyago. Ubonye iki cyapa imbere yawe kikubwira ko aho uri kwerekeza hacuramye ku kigero cy'10%, ni agacuri gashobora guteza ibyago. Igisubizo nyacyo cyari b. Twakomeje n'ikibazo cya gatandatu. Utegereje gukata iburyo ku iherezo ry'umuhanda, ukingirijwe n'imodoka ihagaze, ni iki wakora? a guhagarara hanyuma ukagenda gake gake witonze kugeza aho ureba neza, b kwihuta wegera imbere aho ushobora kureba ugafunga ikindi cyerekezo, c gutegereza abanyamaguru bakakumenyesha ko nta kibazo wakata, d guhindukiza imodoka vuba kugira ngo ushake indi nzira wakoresha. Utegereje gukata iburyo ku iherezo ry'umuhanda ukingirijwe n'imodoka ihagaze, ni iki ugomba gukora? a guhagarara hanyuma ukagenda gake gake witonze kugeza aho ureba neza, b kwihuta wagera imbere aho ushobora kureba ugafunga ikindi cyerekezo, c gutegereza abanyamaguru bakakumenyesha ko nta kibazo wakata, d guhindukiza imodoka vuba kugira ngo ushake indi nzira wakoresha. Kuri iki kibazo cya gatandatu, igisubizo nyacyo nta kindi ni ugomba guhagarara hanyuma ukagenda gake gake witonze kugeza aho ureba neza. Dukomeze n'ikibazo cya karindwi. Ibinyamitende 3 bifite moteri bigomba kugira amatara akurikira: a amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze, b utugarurarumuri 2, c a na b ni ibisubizo by'ukuri, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ibinyamitende 3 bifite moteri bigomba kugira amatara akurikira: a amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze, b utugarurarumuri 2, c a na b ni ibisubizo by'ukuri, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo nyacyo nta kindi ni a na b ni ibisubizo by'ukuri. Bivuze ko ibinyamitende 3 bifite moteri bigomba kugira amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko ibinyabiziga bihagaze, ndetse bigomba kugira utugarurarumuri 2. Bivuze ko a niyo na b niyo, wowe ugomba gusubiza c ivuga ko a ndetse na b byombi ari ibisubizo by'ukuri. Reka dukomeze n'iki kibazo cya 8. Ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe abonye icyapa kiburira cya mpande 3 gitukura mu muhanda? Ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe abonye icyapa kiburira cya mpande 3 gitukura mu muhanda? a hagarara utegereze amabwiriza, b umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko ateganya icyago imbere ye, c kukireka akagumana umuvuduko yari afite agakomeza,
D. Guhagarara kuri icyo cyapa cya mpande eshatu mbere yo gukomeza. Ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe abonye icyapa kiburira cya mpande eshatu gitukura mu muhanda? Ugomba guhagarara ugategereza amabwiriza, iyo ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko ateganya icyago imbere ye, iyo ni B. Kukireka ukagumana umuvuduko ufite ugakomeza, iyo ni C. D. Hagarara kuri icyo cyapa cya mpande eshatu mbere yo gukomeza, iyo ni D. Igisubizo nyacyo nta kindi ni B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko ateganya icyago imbere ye. Ni ukuvuga ngo niba uri umuyobozi w'ikinyabiziga ukaba ubona icyapa kiburira cya mpande eshatu gitukura mu muhanda, ibyapa biburira byose bigira ishusho ya mpande eshatu ifite umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru ndetse n'ibirango by'umukara. Mu gihe cyose ubonye icyo cyapa, ikintu ugomba gukora nta kindi ni uko ugomba kugabanya umuvuduko uteganya icyago imbere yawe, kuko ibyapa byose biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi ko imbere ye hari icyago kugira ngo imigenzereze ye ihwane n'ububi bw'icyo cyago. Niba ubonye icyapa kiburira rero, reba icyo kikuburira ubundi ugabanya umuvuduko kugira ngo imigendere yawe ize guhana n'ububi bw'icyo cyago kiri imbere yawe. Twakomeje n'ikibazo cya cyenda. Umuyobozi w'ikinyabiziga igihe atwaye ikinyabiziga akagira umunaniro utuma yasinzira yakora iki? Umuyobozi w'ikinyabiziga utwaye ikinyabiziga akagira umunaniro utuma yasinzira, ni icyo agomba gukora? A. Gufungura ikirahure cy'ikinyabiziga cyangwa gushyira ubukonje mu modoka kugira ngo umwuka mwiza winjire mu kinyabiziga. B. Guhagarara akaruhuka harimo no kugendagenda niba bishoboka. C. Kunanura amaboko no gufunga amaso mu gihe gito. D. Kongera ubushyuhe mu kinyabiziga. Umuyobozi w'ikinyabiziga igihe atwaye ikinyabiziga akagira umunaniro utuma yasinzira, ni iki agomba gukora? Ese agomba gufungura ikirahure cy'ikinyabiziga cyangwa gushyira ubukonje mu modoka kugira ngo umwuka mwiza winjire mu kinyabiziga? Iyo ni A. Agomba guhagarara akaruhuka harimo no kugendagenda niba bishoboka. Iyo ni B. Agomba kunanura amaboko no gufunga amaso mu gihe gito. Iyo ni C. D. Kongera ubushyuhe mu kinyabiziga. Igisubizo nyacyo hano ku kibazo cya cyenda nta kindi ni B. Agomba guhagarara akaruhuka harimo no kugendagenda niba bishoboka. Niba uri umuyobozi w'ikinyabiziga ko utwaye ikinyabiziga ukaba wumva utangiye kugira umunaniro watuma usinzira, parika ku ruhande uve mu kinyabiziga cyawe ugendagende kugira ngo ibitotsi bishire, ubundi uze gukomeza urugendo rwawe. Igisubizo nyacyo hano cyari B. Nkwibutsa ko ku musozo w'iyi video cyaba gikurikiyeho no kwisuzuma wisomera, ntawe ugusomera, wihitiramo igisubizo cy'ukuri, bimeze neza nk'ikizamini uzakora kuri polisi. Urajya kuri Google wandikemo umuhanda wacu .com. Iyo ni system igufasha kwimenyereza uko ikizamini gikorwa mu minota 20. Ikibazo cya 10. Reka dukomeze n'ikibazo cya 10. Ni ubuhe buryo bwiza bwakurikizwa igihe hari umuntu wakomerekeye mu mpanuka y'umuhanda? Ni ubuhe buryo bwiza bwakurikizwa mu gihe hari umuntu wakomerekeye mu mpanuka yo mu muhanda? A. Kumushyira ku nkengero y'umuhanda. B. Kutamukuramo keretse mu gihe hari ibyago byaterwa n'inkongi y'umuriro cyangwa akaba ashobora kugongwa n'ikindi kinyabiziga no guhamagara ababishinzwe. C. Gusaba uwakomeretse kunyeganyeza ibice by'umubiri kugira ngo umenye aho ibikomere bye bigarukira. D. Guhumuriza uwakomeretse ukamuha ibinyobwa bikonje. Ni ubuhe buryo bwiza bwakurikizwa mu gihe hari umuntu wakomerekeye mu mpanuka y'umuhanda? Ugomba kumushyira ku nkengero y'umuhanda, iyo ni A. Ugomba kutamukuramo keretse mu gihe hari ibyago byaterwa n'inkongi y'umuriro cyangwa se akaba ashobora kugongwa n'ikindi kinyabiziga no guhamagara ababishinzwe. Iyo ni B. Gusaba uwakomeretse kunyeganyeza ibice by'umubiri kugira ngo umenye aho ibikomere bye bigarukira. Iyo ni C. D. Guhumuriza uwakomeretse ukamuha ikinyobwa gikonje. Igisubizo nyacyo ni B. Ugomba kutamukuramo keretse mu gihe hari ibyago byaterwa n'inkongi y'umuriro cyangwa se akaba ashobora kugongwa n'ikindi kinyabiziga no guhamagara ababishinzwe. Ni ukuvuga ngo mu gihe habaye impanuka mu muhanda hakagira abantu bakomerekera muri iyo mpanuka, uburyo bwiza bukorwa ni uko mutagomba gukura abantu bakomeretse ngo mubakure mu binyabiziga. Oya, ugomba kubareka keretse mu gihe hari ibyago byaterwa n'inkongi y'umuriro cyangwa se bakaba bashobora kugongwa n'ibindi binyabiziga, nibwo ugomba kubakuramo, ariko ubundi ikindi gihe ugomba kubareka, ubundi ugahamagara ababishinzwe cyangwa se ugahamagara ubutabazi. Igisubizo nyacyo cyari B. Ikibazo cya 11. Iki cyapa gisobanura iki? Ni icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu
kikagira umuzenguruko utukura, kikagira ubuso bw'umweru ndetse n'ibirango by'umukara. Iki cyapa gisobanura iki? A. Aho banyura bazengurutse. B. Cyerekana umuhanda w'ibisate bitatu. C. Cyerekana ahegereye inkomane. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iki cyapa gisobanura iki? Aho banyura bazengurutse, iyo ni A. Umuhanda w'ibisate bitatu, iyo ni B. Ahegereye inkomane, iyo ni C. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo nyacyo hano ni A, naho banyura bazengurutse. Iki cyapa cyerekana aho banyura bazengurutse. Igihe cyose wegereye rompwe haba hari iki cyapa kikubwira ko wegereye aho banyura bazengurutse. Igisubizo nyacyo cyari A. Nizere kuri kugenda bikosora ikibazo ku kindi ndetse uze guteranya kuri 20 utubwire amanota ubonye kuri 20. Ikibazo cya 12, birabujijwe kugenza ibinyabiziga bigendeshwa na moteri na za rumoroki zikururwa nabyo iyo ibiziga byambaye inziga zidahagwa cyangwa inziga zikururuka zifite umubyimba uri hasi ya santimetero 4. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira: A. Ku binyabiziga by'ingabo bijya ahatarenga kilometero 25. B. Ku binyabiziga bihinga bijya ahatarenga kilometero 25. C. Ku binyabiziga bya polisi. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Birabujijwe kugenza ibinyabiziga bigendeshwa na moteri na za rumoroki zikururwa nabyo iyo ibiziga byambaye inziga zidahagwa cyangwa inziga zikururuka zifite umubyimba uri hasi ya santimetero 4. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira: A. Ku binyabiziga by'ingabo bijya ahatarenga kilometero 25. B. Ku binyabiziga bihinga bijya ahatarenga kilometero 25. C. Ku binyabiziga bya polisi. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo nyacyo hano nta kindi ni B. Ku binyabiziga bihinga bijya ahatarenga kilometero 25. Kuvuga ngo birabujijwe kugenza ibinyabiziga bigendeshwa na moteri na za rumoroki zikururwa nabyo iyo ibyo binyabiziga byambaye inziga zidahagwa cyangwa se inziga zikururuka zifite umubyimba uri hasi ya santimetero 4. Ariko ibyo ngibyo byose ntabwo bikurikizwa ku binyabiziga bihinga bijya ahatarenga kilometero 25. Igisubizo nyacyo cyari B. Twakomeje n'ikibazo cya 13. Kuri iki kibazo cya 12 iyo tuvuze inziga n'amapine, birabujijwe kugenza ibinyabiziga bigendeshwa na moteri na za rumoroki zikururwa nabyo. Iyo tuvuze rumoroki ni ikinyabiziga cyose cyagenewe gukururwa. Ikinyabiziga cyose kigendeshwa na moteri ndetse n'ikinyabiziga gikuruwe n'icyo kinyabiziga, icyo kinyabiziga gikuruwe nicyo twita rumoroki. Iyo ibiziga byambaye inziga zidahagwa, iyo amapine adahagwa, hari amapine adahagwa, cyangwa se inziga zikururuka zifite umubyimba uri hasi ya santimetero 4, cyangwa se inziga zikururuka. Inziga zikururuka ni aya mapine akoze mu mikoba, iyo nayo afite umubyimba uri hasi ya santimetero 4 birabujijwe kuyagenza mu nzira nyabagendwa. Ariko ibyo byose ntago bikurikizwa ku binyabiziga bihinga iyo bigenda urugendo rutari rurerure rutarenze kilometero 25. Twakomeje n'ikibazo cya 13. Igihe ikorwa ry'imirimo ribangamiye cyane cyangwa buke uburyo bwo kugenda mu nzira nyabagendwa, ahakorerwa imirimo hagaragazwa ku buryo bukurikira: A. Icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite uruhande rwa metero 0.30. B. Uruzitiro ruri ku mpera y'iburyo. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igihe ikorwa ry'imirimo ribangamiye cyane cyangwa se buke uburyo bwo kugenda mu nzira nyabagendwa, ahakorerwa imirimo hari uburyo hagaragazwa gute? Hagaragazwa n'icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite uruhande rwa metero 0.30, iyo ni A. Hagaragazwa n'uruzitiro ruri ku mpera y'iburyo, iyo ni B. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo nyacyo hano nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko ni ukuvuga ngo ahitaruye hashyirwa ikimenyetso mu byapa biburira gifite nimero 20. Hari icyapa cyo cyanditsemo 20, icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara, ariko icyo kirango kikaba ari nimero 20. Nanone kandi aho imirimo iri gukorerwa nyirizina haba hazitiye, kandi hakazitirwa ku mpande zombi. Ibi nibyo bikorwa ahantu hari gukorerwa imirimo. Bityo rero muri ibisubizo baduhaye byose nta gisubizo cy'ukuri cyari kirimo. Twakomeje n'ikibazo cya 14. Amatara ndangacyerekezo agomba kugaragara nijoro igihe ijoro rikeye mu ntera nibura ya A metero 100, B metero 200, C metero 150,
D metero 250. Amatara ndangacyerekezo ni amatara y'ikinyabiziga yerekana icyerekezo ushaka kwerekezamo. Ayo matara ndangacyerekezo agomba kugaragara nijoro igihe ijuru rikeye mu iyihe ntera? A muri metero 100, B muri metero 200, C muri metero 150, D muri metero 250. Igisubizo nyacyo hano kuri iki kibazo cya 14 nta kindi ni C ni muri metero 150. Ni ukuvuga ngo amatara ndangacyerekezo niyo twita ibinyoteri. Ni amatara y'ikinyabiziga yerekana icyerekezo ushaka kwerekezamo. Ayo matara ndangacyerekezo agomba kugaragara nijoro igihe ijuru rikeye byibura mu ntera ya metero 150. Igisubizo nyacyo hano cyari C. Twakomeje n'ikibazo cya 15. Utarakanda kuri subscribe gikandeho udushyigikire ndetse nawe winjire mu muryango w'abatsinda. Igihe cyose dushyizeho isomo uribona bidasabye ko ushakisha, ndetse kandi ukeneye ko tugufatira kode yo gukoreraho ikizamini icyo ari cyo cyose, cyangwa se ukaba ushaka ko tukwigisha amategeko y'umuhanda mu gihe gito ukajya gukora ikizamini ugatsinda, twandikire cyangwa se uduhamagare. Nimero yacu ni 0786 61 05 077. Ikibazo cya 15. Iki cyapa gisobanura iki? Twitegereze neza icyo cyapa. Ukibonye imbere yawe mu nzira nyabagendwa cyaba kikubwiye iki? A hoteli, B ibitaro, C ahagenewe kugwa kajugujugu, D B na C ni ibisubizo by'ukuri. Iki cyapa gisobanura iki? Ese ni A ni hoteli, ese ni B ni ibitaro, ese ni C ni ahagenewe kugwa kajugujugu, cyangwa igisubizo ni D, B na C ni ibisubizo by'ukuri. Igisubizo nyacyo hano nta kindi ni B ni ibitaro. No kuvuga ngo iki cyapa ahantu hose ukibonye kikubwira ko wegereye ibitaro. Igisubizo nyacyo hano cyari B ni ibitaro. Reka dukomeze n'ikibazo cya 16. Birabujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira. Ni hehe bibujijwe guhagarara akanya kanini? A mu duhanda tw'abanyamagare, B mu duhanda twagenewe velomoteri, C A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Birabujijwe guhagarara akanya kanini hehe? Mu duhanda tw'abanyamagare, iyo ni A. Mu duhanda twagenewe velomoteri, iyo ni B. C A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kuri iki kibazo cya 16 igisubizo nyacyo nta kindi ni C A na B ni ibisubizo by'ukuri. No kuvuga ngo birabujijwe guhagarara akanya kanini mu duhanda tw'abanyamagare ndetse no mu duhanda twagenewe velomoteri. A niyo na B niyo, twe tugomba gusubiza C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Usubije A gusa wabukishe, usubije B gusa wabukishe. Ugomba gusubiza C ivuga ko A ndetse na B byombi ari ibisubizo by'ukuri. Reka tuvuge ahantu bibujijwe guhagarara akanya kanini. No kuvuga ngo hari ahantu bibujijwe guhagarara akanya kanini. Aho hantu ni hehe? Ahantu hinjirwa ndetse hakanasohokerwa n'abantu benshi, imbere y'amashuri cyangwa se ahagenewe imyidagaduro birabujijwe guhagarara akanya kanini. Hafi y'aho binjira mu duhanda tujya mu bibanza byadikanye n'uwo muhanda naho birabujijwe guhagarara akanya kanini. Aho abanyamaguru banyura ngo bakikire inkomyi, ahantu habuza uko bagenda ahateganyijwe guhagararwamo, ndetse n'ahantu hatagejeje metero 1 imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze umwanya muto cyangwa munini, naho birabujijwe guhagarara umwanya munini. Ahantu hatagejeje kuri metero 15 ikimenyetso cyerekana aho ibinyabiziga bitwara abantu hamwe bihagarara, naho birabujijwe guhagarara umwanya munini. Ndetse umuhanda uri umurongo udacagaguye birabujijwe guhagarara umwanya munini, ndetse n'umuhanda wo hagati mu nzira igabanyijemo ibisate bitatu naho birabujijwe guhagarara akanya kanini. Reka dukomeze n'ikibazo cya 17. Igihe utwaye umuntu mu kinyabiziga cyawe akibagirwa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago, ugomba A gukuramo umukandara wo kwirinda ibyago wambaye mukawambara mwembi, B kubyirengagiza wizeye ko nta mpanuka muri bukore, C funga cyane umukandara wo kwirinda ibyago wawe, B kubibutsa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago. Igihe utwaye umuntu mu kinyabiziga cyawe akibagirwa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago, ugomba gukora iki? Ugomba gukura umukandara wo kwirinda ibyago wambaye mukawambara mwembi, iyo ni A. Ugomba kumenyesha, ugomba kubyirengagiza wizeye ko nta mpanuka muri bukore, iyo ni B. Ugomba gufunga cyane umukandara wawe wo kwirinda ibyago, iyo ni C. D ugomba kwibutsa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago. Igisubizo nyacyo ni D, ugomba kwibutsa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago. Igisubizo nyacyo cyari D. Reka dukomeze n'ikibazo cya 18. Uretse bibonewe uruhushya,
ubundi birabujijwe gushyira no gukomeza kugendesha imodoka cyangwa rumoroki mu gihe mu nzira nyabagendwa iyo uburemere bw'ibyikorewe burenze uburemere ntarengwa bwemewe n'ikarita iranga ikinyabiziga. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira uretse bibonewe uruhushya. Ubundi birabujijwe gushyira no gukomeza kugendesha imodoka cyangwa rumoroki mu nzira nyabagendwa iyo uburemere bw'ibyikorewe burenze uburemere ntarengwa bwemewe n'ikarita iranga icyo kinyabiziga. Ariko ibyo hari ibinyabiziga bidakurikizwaho. Ntibikurikizwa ku bihe binyabiziga: A. Ku binyabiziga bya polisi, B. Ku binyabiziga bihinga, C. Ku mashini zikoreshwa mu kubaka imihanda, D. Ibisubizo byose ni ukuri uretse biboneye uruhushya. Ubundi birabujijwe gushyira no gukomeza kugendesha imodoka cyangwa rumoroki mu nzira nyabagendwa iyo uburemere bw'ibyikorewe burenze uburemere ntarengwa bwemewe n'ikarita iranga icyo kinyabiziga. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku bihe binyabiziga: ku binyabiziga bya polisi, iyo ni A. Ku binyabiziga bihinga, iyo ni B. Ku mashini zikoreshwa mu kubaka imihanda, iyo ni C. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Igisubizo nyacyo ni C, ni ku mashini zikoreshwa mu kubaka imihanda. Biriya byose ntabwo bikurikizwa ku mashini zikoreshwa mu kubaka imihanda. Ubundi uretse biboneye uruhushya birabujijwe gushyira no gukomeza kugendesha imodoka cyangwa rumoroki mu nzira nyabagendwa iyo uburemere bw'ibyikorewe burenze uburemere ntarengwa bwemewe n'ikarita iranga icyo kinyabiziga. Ariko ibyo byose ntabwo bireba imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda. Ikibazo cya 19: ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira. Ni hehe ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini? A. Ahatarengeje metero imwe imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini. B. Ahantu hari ikimenyetso kibuza cyabugenewe. C. Aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi. D. Ibisubizo byose nibyo. Ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini hehe? Ahatarengeje metero imwe imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini. Iyo ni A. B. Ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe. C. Ahantu abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi. D. Ibisubizo byose nibyo. Igisubizo nyacyo nta kindi ni D. Ibisubizo byose nibyo. Ibi byose twabibonye muri bya bisubizo twabonye haruguru. Ahantu hatarengeje metero imwe imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini ntabwo wemerewe kuhagarara akanya kanini. Ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe ntabwo wemerewe kuhagarara akanya kanini. Aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi naho ntabwo wemerewe kuhagarara akanya kanini. Igisubizo ni D, ivuga ko ibisubizo byose ari ibisubizo by'ukuri. Twakomeje n'ikibazo cya nyuma aricyo cya 20. Niba utarakanda kuri subscribe yikandeho udushyigikire winjire mu muryango w'abatsinda. Ku iherezo aka kandi soza iki kibazo urahita ujya kuri Google wisuzume, uragenda wandikemo umuhanda wacu .com. Iyo ni system igufasha kwimenyereza uko ikizamini gikorwa. Nkwibutsa ko nimero yacu yanditse hejuru mu nguni y'ibumoso, watwandikira cyangwa se ukaduhamagara mu gihe ufite ikibazo, inyunganizi cyangwa se igitekerezo, cyangwa se ukaba wifuza ko tugufatira kode cyangwa tukwigisha amategeko y'umuhanda mu gihe gito, bidasabye kureka akazi kawe, bidasabye ko ureka imirimo yawe ngo uze mu ishuri wige. Ikibazo cya 20. Iki cyapa gisobanura iki? A. Komeza imbere gusa. B. Aho kunyuranaho imbere. C. Aho guhagarara umwanya munini. D. Inzira y'icyerekezo kimwe. Iki cyapa gisobanura iki? Komeza imbere gusa, iyo ni A. Aho kunyuranaho imbere, iyo ni B. Aho guhagarara umwanya munini, iyo ni C. D. Inzira y'icyerekezo kimwe. Kuri iki kibazo cya 20 igisubizo nyacyo nta kindi ni A. Komeza imbere gusa. Ahantu hose ubonye iki cyapa ni icyapa gitegeka, kiragutegeka gukomeza imbere gusa. Igisubizo nyacyo hano cyari A. Komeza imbere gusa. Ese ubonye amanota ngahe kuri 20? Tubwire muri comments amanota ubonye kuri 20. Ibi byari ibibazo 20 by'ikizamini cyakozwe uyu munsi. Nkwibutsa ko ushaka kwiga amategeko y'umuhanda mu gihe gito ushobora kutwandikira cyangwa se ukaduhamagara ni 0786015007. Hari uburyo bubiri bwo kwiga. Dushobora kwigishiriza online cyangwa se tukakwigisha turi kumwe. Mu gihe turi kumwe bisaba ko tugusanga mu rugo iwawe tukakwigisha mu gihe gito cyane, ubundi ukajya gukora ikizamini ugatsinda. Kukwigisha online naho waduhamagara cyangwa se ukatwigisha bisaba kuba ukoresha WhatsApp. Kugufatira kode byo bisaba kuba ufite indangamuntu yawe, bisaba kuba ufite indangamuntu. Aka kanya gikurikiyeho jya kwisuzuma, wisomera nta gusomera, wihitiramo igisubizo cy'ukuri. Urajya kuri Google wandikemo umuhanda wacu .com. Mwakoze cyane rero, mugire ibihe byiza naho ubutaha.